Nyagasani, abana mu gukanguka bakangutse bisanga bari mu cyumba gikinze kirimo abandi bantu buzuye amaraso umubiri wose. Bapfuye hari umunuko mwinshi ukabije. Bagira ubwoba. Everine atangira kubaza mukuru we ati, ubu koko turava hano dute Sharo? Njye ntago nshaka gupfira ahangaha. Sharon nawe ati, ubu se kuko ninde ugiye kudutabara? Everine akomeza amubwira ati, nyamara ibi byose ni wowe. Niwe watumye twishora muri ibi bintu. Nakomeje nkubwira ariko ukanga kunyumva. None reba hano twisanze Sharo. Ubu urabona noneho mutabazi dufite arinde kuri iyi ncuro. Twanze kumvira anti. None reba amaherezo yacu n'ibitubayeho. Sharon akomeza komanga urugi ngo arebe ko hari uwamwumva. Ariko nta muntu n'umwe wigeze umwumva. Haciye akanya gato, cya kigabo cyarinjiye. Sharon atangira kugisaba imbabazi ati, koko watubabariye, turakwinginze tubabarire. Basi amafaranga waduhaye uyasubirane, ariko udukure hano rwose. Ikigabo kigakomeza kibabwira giti, ariko mwabana mwe muri abatesi, muhungabanyeho ubwo bugoryi bwanyu. Ubwo mwaba muzi agaciro mwe mufite. Ariko Sharon agakomeza amusaba imbabazi ati, irengagize byose. Irengagize byose, hanyuma amafaranga yawe tuyagusubize, natwe twigendere. Umugabo akomeza ababwira ati, munyumve neza abakobwa bato. Icyo mwaharaniye nicyo mugezeho. Mwakomeje mumeze nk'abasazi, mushaka kwitabwaho n'abagabo bakuru. Rero ibi biri kubabaho ni ingaruka z'amahitamo yanyu mabi n'ibyo mwashakaga. Ibi rero muri ubu buzima birizana rwose. Pfa kuba ubishaka, nta kindi kintu bisaba. Wowe ni wicara ukumva yuko uzatungwa n'ubusa, nta kintu ugeze ukorera. Ibyo bintu byizana, ni kamere y'ubuzima. Ibyo ni ibintu rwose byizana. Ntuzirirwe unabikorera, wowe uzicare gusa ubitegereze. Aha, ubu aka kanya rero murimo murumva igisobanuro cy'ubuzima. Ubuzima ni ubu ngubu. Ubuzima buvuze yuko icyo uhisemo nicyo ubona. Iyo ugerageje kugikorera no kugiharanira, kiza mu nzira yawe rwose. Iyo utitaje ngo kujye kure, nibyo uba wahisemo kandi nibyo uba ugomba kubaho. Nuko Sharon akomeza asaba imbabazi atari ko se watubabariye, ko nukuri tugiye guhindura imyumvire. Umugabo araseka ati, muhindura imyumvire mukumva ko nabarekura se? Sharon ati, tubabarira nukuri, tugirire impuhwe tugende, nago tuzongera ukundi. Everine nawe ati, subwo we Sharon nago ubona ko kagiye kutwica, none ubwo ndimo ndumva bwanyishe pe. Sharon ati, ugiye kutwica? Umugabo atuje mu ijwi rituje arababwira ati, mwe mumfitiye agaciro mwe mudashobora kumva. Ubwo muri kumva nabicira iki? Byonyine umubiri wanyu ufite agaciro k'amamiliyoni n'amamiliyoni. Ubwo simbaza ibihaha, simbaza umutima, simbaze n'izindi ngingo zose zigize umubiri wanyu. Ubwo muri kumva nakwihombya amafaranga, njye nkabataho igihe cyanjye mbica? Muhumure rwose. Ubwo umugabo yagiye ku ruhande. Umugabo ngo ni senateri wari wamuhaye iki kiraka amuhamagaye. Senateri yatangiye amubaza ati, imari yanjye igeze hehe ko umuntu udashaka kunkorera delivery? Umugabo ati, rwose nyihanganira, imari yawe ndayifite, iri full package, nta kibazo ifite kandi iri fresh. Wowe umwanya muto cyane, ibintu biraba byakugezeho, ntungireho ikibazo. Senateri kandi arakomeza aramubwira ati, kandi wibuke yuko nakoherereje amafaranga yanjye, ugerageze rero utanenguha. Umugabo ati, ntungireho ikibazo,
ibintu bya birakugeraho mu kanya gatoya, wowe nyizera gusa, humura. Yakomeje akandagura telefone abaza umuganga wari kuza kumukorera diru yiwe, atari kubwo nkawe ugeze hehe? Urumva turi muri amombye amamiliyoni, utaza kumbwira ko wanengushye mu gihe gitoya rwose, mbe nkubona ahangaha utebuka hataragira ibintu na bimwe bipfa muri plani zanjye, ubu ngezeho. Ubwo akupa n'umujinya mwinshi, yikoza hirya no hino, ubona ko nawe abuze amahoro, arasohoka mu cyumba. Ubwo abana disi nabo bari mu cyumba cyuzuye umunuko ukabije, amarira yabarenze, umutima urahagaze, bahangayitse ariko nta kintu cyo kubikoraho rwose babifiteho. Sharon akomeza asaba umuvandimwe w'imbabazi, ati mbabarira rwose muvandimwe, ndabizi ko ibi biri kutubaho byose ari ingaruka zo kumva nabi kwanjye no gukomeza kuguhatiriza tudashaka gutekereza kabiri. Mbabarira rwose ndakwinginze, ariko ngusezeranyije ko ndi bukora igishoboka cyose tukava muri iyi nzu. Hanyuma nyuma yo muri ubu buzima sinzongera n'umunsi n'umwe, nzasaba imbabazi anti, dutangirane bushyashya. Eveline nawe ati ariko si umuvandi, urabona koko turi buva ahangaha, ibyo byose wivugisha nitugira Imana tukahava, ndabizi ko wabikora, ariko nta cyizere nkuhaye rwose, kuva hano ho biri kure, iki cyumba kinuka gutya, iyaba njye bari bakinkuyemo. Nukuri rwose nashima Imana, kumbi icyumba barimo ni icyumba cyuzuyemo abantu bapfuye, babakuyemo ingingo zose z'umubiri, buzuye amaraso, baboze banuka cyane. Ubwo bouncer yarinjiye atangira kumusaba imbabazi, ati tubabarire rwose udukura ahangaha, turaguha basi miliyoni 2. Bouncer araseka ati se basi tuguhe 3? Ariko mwebwe iby'amafaranga muri kuvuga ni biki mwabana mwe? Murabona nshaka amafaranga yanyu? Ubwo Sharon yagize gutya amukubita umugeri mu nda, aragwa. Mu kugwa nabo bahita basohoka biruka. Basohotse biruka, batangira gushaka inzira ibasohora. Bouncer nawe akomeza arwana no kubyuka ngo abakurikire, ariko umutwe umumereye nabi. Baragiye batangira gushaka inzira ibasohora, ariko kubw'amahirwe make Sharon yari yagize shoke mu kuguru. Ubwo umugabo nawe ari aho ngaho ku ruhande arimo arasokoza imisatsi, ariko yumva ikintu, atariko nta kintu numvishera, najwi numvisha ahangaha. Tangira kuraranganya amaso, atariko numvisha ikira, ahita asohoka yihuse. Ubwo abana nabo niko bari gushaka uko basohoka, ariko Sharon ni agatege, nagabasha gukandagira ngo bagende. Ubwo Eveline agagerageza kumukurura ngo basohoke, ariko biranga. Ajya kureba niba urugi rufunguye, ariko asanga rurafunze. Aragaruka, ubwo bouncer nawe yarabyutse handi bamugwishije, araza bahagarara imbere. Ariko se ubwo nkamwe muri mu biki? Mwubwo muri mu biki kweri? Komeza ambwira ati watubabariye koko, aho tubabara ugakorera Imana tukigendera, ko nubundi nawe ari akazi tukaba turi buguha amafaranga. Ati mucecekaho se nyine. Ubwo cya kigabo nacyo kibaturuka inyuma, kwa kundi cyari kikanze umuntu cyese gisohoka, yaraje bose tabakubita inki nziza bagwa hasi. Yo Eveline disi yesagwa igihumure. Sharon agerageje guhaguruka, umugabo ahita amukubita ingumi nziza yo mu nda. Aritonganya ati murabona ibintu muri gutera muri iyi nzu? Muzi ko muri kumombya amafaranga menshi?
sinongere kubona ubwo bugoryi bwanyu mubukorera muri iyi nzu. Nta soni mufite, simwe mwizanye ubundi nimuneze ibibazo na bimwe. Sharon akomeza amusaba imbabazi, anamubwira ati ariko kubera iki nta mutima ugira. Ubwo umugabo yahise ahindukirira Bonsa ati udukobwa tungana gutya nitwo turimo turagerageza kugucika. Umuntu ungana nawe ufite akazi kameze gutya sinongere kubyumva, sinongere kumva hari umuntu ujujura muri iyi nzu mukomeza muteza drama hangaha, ntabyo nyeneye. Ubwo ikigabo cyese cyegera Everine kiramuterura. Everine yari yaguye igihumura atabasha no kunyeganyega. Bonsa nawe aterura Sharon, barabasohokana babasubiza muri rwa rwumba rwuzuye umunuko. Yo Everine disi yari yaguye igihumure yasinziriye atari kumva n'ibiri kuba. Anti nawe ku ruhande arimo arasenga atari ko Mana urabizi ko bano bana mbakunda, ndakwinginze nubagarurira irya none, sinzongera gutuma banasohoka, babara rwose ubangarurire. Abana nabo bari muri cya cyumba babasubijemo bicaye, amarira yabarenze. Everine baba yasinziriye ataratora agatege. Akomeza basenga atari ko Mana kuba ngubu anti yatubuze yahangayitse, watugiriye impuhwe kuko tugasubira mu rugo ko utazongera kwifata nabi. Everine ubwo navuga Sharon akomeza yivugisha ati Everine ndakwinginze ntundakarire numfate nabi, ibibazo turimo ndabizwa ari njye wabiteje, ariko humura Imana iraza kubidukuramo pe. Babara ntundakarire, gira umutima ukomeye, turaza kuva aha hantu rwose, ndabigusezeranyije kandi sibyo. Erega sinyobeye ko nakoze amakosa, ariko none biri kuba aha ngaha nanjye ndabona byandenze rwose, nta byiringiro by'ukuntu turi busohoke. Bakiri muri ibyo Bonsa yarinje afite n'igipfuko, batangira kumutakambira ati watubereye ko tukaguha amafaranga twigendera. Ubwo bakibivuga ahita kurura ka Everine aragasohokana, yongera afungaho urugi. Sharon asigara ruhonda ngo arebe ko byibura yasohokana bakamukurikira. Akomeza ahamagara ati Everine uransize koko, dore ko sungu batwayeho umuvandimwe wanjye. Ariko ibyo byose bibi by'ubusa. Bonsa aramujyana aramuzamukana kuri esikariye amukurubana amusunika cyane, ariko Everine nawe arira agerageza kumwiyaka, ariko imbaraga nazo n'ubundi nta kintu yabikoraho. Ubwo Bonsa yaramujyanye amujyana mu cyumba kirimo umuganga, amwicaza ku buriri. Umuganga nawe yambaraga Everine ariko asaba imbabazi atari ko se mugiye kunkorera iki koko, mwambabare mwoka byaramwe nkigendera ko nazagaruka. Bonsa aramufata aramukomeza, muganga aramubwira ati niyinyeganyeze hatagira icyangirika. Ubwo umuganga yakomeje gufata imiti utanamenya ngo agiye kuyimuterera iki. Bonsa aramufata aramukomeza, muganga nawe azana umuti aza kumutera. Nyagasani Mana. Everine bakimutera uwo muti yahise acika intege ahita asinzira. Muganga abwira Bonsa ati muryamishe neza, uko aryamye ntago byatuma ibyo ngiye gukora mbirangiza. Ubwo ku rundi ruhande narwo aba yamagaye umushuti we agakomeza amubwira ati ariko byibuze se subiza ko bari abana mbakunda. Ati nukuri ndabakunda n'umutima wanjye wose kandi n'Imana irabizi, utagira ngo ibyabaye byose nuko nabangaga, ahubwo numvaga ndi kubacyaha ngo batagira amakosa bakora, ariko ndebera none aho bingejeje.
baragiye ntibagaruka. Mushuti we ati ariko se bagiye he? Ati hantu bagiye gushaka amafaranga ntibigeze bagaruka, ahubwo ndakwinginze ndimo ndaryama sinsinzira, reka tujye kubashaka. Ubwo bafashe inzira bajya kubashaka batazi n'aho babashakira, ariko anti kuko yamubwiye ati n'ubundi niyo naryama sinasinzira, babarira tugende. Mana yanjye, ubwo umuganga bari gukaraba amaraso anavugira kuri telefone, ariko se nanjye ko binteye ubwoba, aya maraso n'ayiki? Ube Everine nibaba bamwishe? Yo, yakomeje yivuganira n'umuryango we, arakaraba, arangije arisohokera. Nizere ko abana batoya b'abakobwa byibura iyi filime bari kuyikuramo isomo pe. Byaba bibabaje uri kuyumva nta kintu urimo urakuramo. Twigarukire kuri Sharon. Sharon nawe yicaye aho ngaho yubitse umutwe mu maguru, yabuze icyo akora n'icyo areka. Bounce arinjira atangira kumubwira ati ariko waretse nkigendera, yongera mukubita umugeri wo mu nda. Umugabo aryama hasi atangira kwigaragura. Sharon nawe ahita asohoka yiruka, asohoka ahamagara umuvandimwe we ati Everi bagutwaye he? Wambabareye kuko ukavuga ukagerageza kuvuga nkumva ahantu uri nkaza kugutabara. Ariko se Disi aravuga kumutabara yabikoraho iki? Ubwo yagiye inzu yose ahamagara ati Everine, Everine uri hehe? Inzara yizenguruka ariko akomeza kubura Everine. Akagenda aho yagiye aca akongera akahagaruka, inzira agakomeza agenda yisubiramo, n'ubundi bikarangira atabonye ahantu ari. Yo, yatangiye kurira cyane atari ku Mana yanjye n'ibiki kuko nishoyemo. Ubu umuvandimwe wanjye yabagize icyaba koko, ubu anti namubwira ngo iki? Njye se nabahone koko? Ube Everine ko kuba hari nari kunshira urubanza ko ari njye wamuzanye? Mu gihe ari aho ngaho ageraho wa mugabo ari, ahita yihisha ku ruhande. Umugabo avayo ari kuvugira kuri telefone. Nyagasani Mana, ariko ubuhamagara wa musenateri ati ntugire ikibazo, mu minota mikeya delivery yawe iraba yakugezeho, umutima nawe ukoherereje, n'ibindi byose wansabye birimo, package rwose iruzuye, wowe ntugire ikibazo nyizera gusa. Sharon ubwo ibyo yarabyumvishe, yumva ngo umutima yawe wamugezeho, atangira kwibaza ariko si umutima bavuga waba ari uwa Everine? Yo, ubwoba bwaramutashye mu mutima, agira ubwoba bwinshi, arongera aracunga wa mugabo, ahita agenda yirukanka asa n'umuciye inyuma. Akomeza ashakisha Everine, akagenda ahamagara inzu yose ati Everine uri hehe? Uri he Everine? Ariko Disi nawe nta mbaraga afite, nubwo ibyo byose abikora imbaraga zamushiranye, atangiye kureba ibikezi no kugira isereri, ariko akomeza imbere ashakisha ahantu Everine yaba ari. Ubwo yakomeje imbere agenda areba ari nako agenda amuhamagara, ariko agakomeza kubona nta hantu amubona. Arakomeza ari nako abwira Imana atari ko Mana, ndabizi ko amakosa nakoze aremereye, ako se ubu wamemba yuko mbura umuvandimwe wanjye?
nukuri ungirira impuhwe pe, ibyabaye sinzabyongera. Kandi na anti naramubabaje bikomeye, sinzi ko n'imbabazi azazimpa. Ako ngirira impuhwe basi mbone Eveline. Ubwo yaraje yinjira mu cyumba, nyagasani akihagera asanga hari umuntu witwikiriye ikintu cy'umukara, mukorosora. Mana yanjye, yasanze ari Eveline urimo yapfu, arikanga atangira kurira ati Eveline, Eveline byuka tugende. Mana we, kumbe Eveline bamwishe. Ariko yananiwe kubyizera, akomeza amukomakoma ati rega byuka tugende. Ibyo byabaye iby'ubusa kuko Eveline yari yamaze gushiramo umwuka. Mbega agahinda. Ubu uyu mwana w'umukobwa azibabarira, azi ko ibi byose ari we wabimuzanyemo. Yabuze imbaraga yicara hasi, akomeza kumva ko nakomeza kumukomakoma byibura ari bubyuke, ariko ntiyigeze abyuka. Ubwo ikigabo cyamuturutse inyuma, mu kumuturuka inyuma Sharon yari yamaze kumukubita ijisho, abatura kuma kari aho hafi, atangira kukamutunga ati mbabarira unjye kure sinongera kukubona. Ariko ikigabo kiramwataka gitangira kumurwanya. Ubwo Sharon akomeza kwirwanaho, afata cya cyuma kimujomba ku kuboko. Kigabo kibura imbaraga, ako kiza kimusanga ngo kimukubite, kita kizungera kikubita hasi, kirasinzira. Sharon ahita asohoka yiruka, asiga Eveline aho ngaho aryamye yapfuye. Anti nawe ku ruhande, Eveline yamusanze mu bitekerezo, atangira kumubwira ati Eveline, urakoze kugaruka, umeze neza? Eveline yicara imbere ye, aramubwira ati yego anti, meze neza, ariko ikintu kingaruye hano ni ukugusaba imbabazi z'ibyo twakoze byose. Ati twaharaniye inyungu zacu bwite, ariko ntitwashatse kukumva. Ndakwinginze umbabarire rwose anti, umbabarire pe. Nitwigeze tukubera abana beza, nitwigeze tukumvira ngo tukubaye nk'umubyeyi. Icyo twashakaga cyari amafaranga, yari yaraduhumye umutima adatuma dutekereza. Ubwo mu kuvuga gutyo, Eveline arahaguruka arongera arigendera. Anti asigara byamucanze, kumbi yari ari kurota. Akangukira hejuru ahamagara ati Eveline, Eveline ko nakubonye koko wagarutse. Asanga yari kurota, abura amahoro. Kumbe Sharon we yaje byanyabyo, aza dandabirana, isereri yose nta mbaraga afite. Anti atangira kumubaza ati Sharon wabaye iki? Yo, Sharon ubwo imbaraga zose zishira, ahita amugwa mu maboko. Anti akomeza kumufata, atari ko se ubu mwagiye he mwabana mwe? N'amarira ari yose ati reba ukuntu wabaye. Sikogira ngo baranakujombaguye, ariko se umuvandimwe wawe ari hehe? Ubwo Sharon yakomeje kurira, akangutse amurebye,
akomeza kurira ati anti nukuri ngirira impuhwe nubwo nazi ko wanyumva ariko ngirira impuhwe rwose ibyo twakoze ntibyari bikwiye ariko mbabarira anti aramubaza ati nakubajije ati si umuvandimwe wawe ko umusize ukizana umusize hehe Sharon agenda karamwishararira aramubwira ati anti hano twagiye kuzana amafaranga erega ntago byatugendekeye neza baraduhondaguye badushyira mu kizu cyuzuyemo imirambo nayo amafaranga twashakaga ntacyo yigeze atumarira none Everine musizeyo kandi nabonaga Everine yapfuye anti nyagasani we anti ubwo byaramurenze atangira kurira ati ibyo ntago bishoboka Sharon ibyo bintu ntago bishobora gushoboka ubwo Sharon yaramujyanye ajya kumwereka aho ibyo byose byabereye basanga Everine yapfuye baramusohora bamujyana mu modoka ya ambulance naho babagabo nabo barabafata babajyana muri gereza ariko ikigabo mbere yo kurira gikomeza kigira giti muzi uwo ndi we ariko ibyo ngibyo ntacyo byari bikivuze harageze igihe cyo guha ubutabera abana b'abakobwa iminsi yaragiye iricuma Sharon yari akibyuka Sharon yari akimeze neza Sharon yatangiye gucanganyikirwa agatangira kubona Everine adahari akazajya amuvugisha nkaho bicaranye kandi nyamara adahari anti akamubwira ati Sharon wisara Everine yarapfuye wikomeza kumbwira ngo uri kumubona kandi nawe uhari Sharon atari ko anti Everine ngiye narindi kumwe nawe ahanga turi kuganira nawe winyumvisha yuko adahari rwose atahubwo ndeka ni wewe wavangiwe Everine yarari hano twari twicaranye se anti agahenda karamwisha arebye uburyo umwana ari gusara ariko disi na Sharon niyorohewe asa nkaho yagize akadepression byamuteye ihungabana rikomeye asigaye disi ameze nk'umusazi asigaye yirirwa aganiriza Everine kandi Everine adahari yageze aho asigaye yinjira mu nzu Everine atarimo agatangira kumuhamagara atari ko se wanyihishe muvandi wambabare ko kukaza ko ngukumbuye akicara nkaho bari kumwe agatangira kumutera story amubwira ati rega ndabizi ko wandakariye ariko nago ndi umwana mubura bizi ndagukunda ndi mukuru wawe atahubwo ngwino nkumbuye kwirirwana nawe nkumbuye kuganira nawe ndagusezeranyije rwose sinzongera kuba umukobwa mubi nzaba umwana mwiza pe ngiye byo ndabigusezeranyije akanyuzamo disi akanaseka nkaho hari umuntu ari gusekera bari kumwe anti akaza akamureba ati Sharon nawe winera agahenda ubu uri kuvugana nande aterega nandi kuvugana na Everine yarari ahangaha ariko se wambabariye ukamara kwiyakira ukakira ko Everine yapfuye koko urabona nawe utagiye kunera agahinda Sharon agakomeza abona ariko anti mbabari ibyo bintu wibimbwira Everine turi kumwe Everine yarari ahangaha winyumvisha yuko adahari ubwe wasaze babara wimbwira ko umuvandimwe wanjye adahari kuko arahari twe turi kumwe kuki utari gushaka kubyumva yagezeho anti atakibasha kumukontorora ngo amwumvishe ibyabaye umwana agakomeza amwumvisha ko Everine ahari mbese yanze kwakira urupfu rwe aba yumva ko isaha n'isaha azaza Sharon yamaze kumera nk'usazi anti akabura n'icyo abikoraho anti ahamagara inshuti ye arabimuganiriza ayibwira ibiri kuba ati
Everine ageze kuri rwa rwego rwo kuba yicara agafata n'agatebe ngo yageneye Everine, bagatangira kuganira Everine adahari. Inshuti ye atari ko sibwo ibyo bintu bibaho. Anta agakomeza amubwira ati bibaho cyane kuko nibyo biri kuba kuri Sharon. Niba wumva ndi kukubeshya ati ibyo ngibyo uraza kubyibonera. Inshuti we agakomeza amubwira ati ibyo ntago bibaho. Gute si umwana akakanya yabasaze? Tubwo ibyo nawe wibimbwira. Aterega sinkubeshya. Ngwino vuba vanye nde kukwereka ibintu birimo biraba. Hanyuma numara kubyibonera wowe umbwira ikintu nakora. Ubwo amufashe ukuboko aramujyana. Ubwo disi Sharon nawe ku ruhande arimo arivugisha. Ari kubwira Everine ati ngwino rega tuganire, ndikumva ngukumbuye. Ubwo yafashe agatebe agatera imbere ye nawe yicara hakurya. Atangira kuvugana na Everine udahari, amubwira ibintu byose nkaho bari kumwe. Kandi ne biri yonyine rwose. Ubwo mushuti wa Anti yaraje arareba. Ati uyu mwana ari gusara. Uyu mwana ari gusara utamujyanye mu kigo cy'abasazi ngo bamwiteho bamuganirize. Uyu mwana yazagucika umureba rwose. Gira vuba vuba uhamagara abaganga baze bite ku mwana. Kuko uyu nguyu nawe iminsi mikeya waba umubuze rwose. Utabibona bimeze kuriya kuko ni ibintu bigenda bigakura. Ugasanga umwana abaye umusazi yirukanse ku muhanda. Ubwo Anti yumvisha inama z'umushuti we, bahamagara abantu baza gufata Everine, baza gufata Sharon. Ariko agakomeza agenda ababwira ati munjyanye aho Everine ari. Ati yego icara mu modoka tugende. Ariko sinijyana. Anti nawe aze tugende. Ubwo Anti yabanje kwicara mu modoka nawe baramwuriza. Agenda yishimye rwose ngo agiye kureba Everine. Disi byarangiye Sharon asaze. Everine nawe apfuye. Izi zose ni ingaruka zo kutumvira. Yego cyakora umukobwa ngo umuhana avayo ni umuhana ajyayo. Mwibuke gukora share, comment, nimwibagirwe kudukorera na subscribe.